tuva muri Bibiliya ugeze ku mirimo uyu munsi turatuvuga imirimo ariko tuvuge n'abantu bafite imirimo hari imirimo yo kubwa Dawidi hari imirimo y'abatubanjirije ariko naho hari imirimo y'imiri ejo bundi umukozi w'Imana bita Minyoni bakoze igiterana ahantu uvuze ninde muri mwe muhanga harimo ingeso nziza harimo n'iki n'imirimo ni mu giterane urukumva abantu bateranye umva ijambo yavuze rikomeye yaravuze ngo mu rwego rwo kongera ubushobozi abagore twakuremeye imodoka umva bari mu mwuka ariko hajemo n'ubwenge hajemo no kuzamura iki n'umudamu uzi ko ari abantu bagira neza bakagira neza abantu bene wabo n'abantu ariko ubundi umuntu ugira imirimo myiza nta nareba naho buriya rero uzi n'abakozi b'Imana abenshi hari abo buzi ubwenge uzi ko mwivuga butumwa abantu bakora hakagombye kuba umuntu udatekereza neza uhora utekereza ibibi ugambiriye ibibi akica akiba akaroga akagira gute uwo muntu ubwenge afite n'ubwa Satani n'ubwa Satani bw'abadayimoni uko birivuze bamwaritsemo bamutuyemo Imana igumugisha utuzana ijambo ryiza umuntu wese uri gukora ibintu bibi hari nk'amatiku hari nk'urwango amenye ko yayobye inzira amenye ko ubwenge buri kugenda butokorwa buzamo imbaraga za Satani kuko twasanze ubwenge bw'Imana umuntu ufite ubwenge bw'ijuru akora neza agira imirimo myiza siko twasanze ngakomeza dusome twumve ngo ariko umva ubwenge rero ubwenge buva mu ijuru bwari bwo aho niho nashaka kugera rero ubwenge buva mu ijuru aho ngo ubwenge buva mu ijuru ngo irya mbere buraboneye kandi nubwo amahoro ubwenge buva mu ijuru icyambere buraboneye kandi nubwiki amahoro nta myanda ibamo bivuze ngo umuntu ufite ubwenge bw'ijuru ahesha ikintu rero cyica abantu akenshi bashaka hari abarokore bamwe si bose nuko ikintu nanone cyica abantu banze bajya bafata abarokore bose bagakubita mu gatebo kamwe bakabagira baswa bakagira abantu batekereza bakajya aho ngaho bari benshi abari benshi uyu munsi byarahindutse nyine icyo nshaka kuvuga hari igihe abantu banga kwiga umuntu akavuga ati kwiga nta kintu bimaze ngende mu mwuka nzahora mu mwuka nzagenda mu mwuka ariko ubwonko nabwo burakora ari ibikosa byinshi abantu bakora ubundi ubwenge buri mu byiciro bitatu uko ngewe mu bushakashatsi bwanjye ntekerezaho hari ubwenge hari ubumenyi tuvukana hari ubwenge tuvukana mu miryango yacu umuntu wese uzareba umwana abenshi bakomera bitewe n'aho umwana avuka icyo uracyemera ndabyemera cyane umwana ahantu yavukiye uburyo yavutsemo hari ubwenge avana ku babyeyi hari ubwenge avana mu muryango kuba turabona mu muryango ufite abana b'abanyabwenge ufite abana b'abanyabwenge basanga nimba hari ikintu gikenewe ni imbuto bivuze ngo umuntu numuburaho imbuto n'ubwenge bwagiye Satani yawutwaye hanyuma ngo ntiburobanura ku butoni kandi butagira uburyarya ubwo ni ubwenge bw'ijuru ko hano hanze uburyarya bwuzuye ko umuntu w'umunyabwenge nawe urabizi ari wa wundi w'indyarya nawe urabizi ko uburyo utwa akarya n'utwawe ukwereka ko bose Imana ifashe kabisa ibintu kwivuga hano hanze birakomeye abantu b'indyarya wa wundi ubasha kurya utwa akarya n'utwawe Emile wazanye ikiganiro gikomeye kandi sinjya ashaka kuvuga si wo munyabwengera sinjya ashaka kuvuga ibikomere n'indyaga twagiye duhura nazo mu isi kandi zirahari namwetorere ntuhasimbuke oya ntunyenzeho
kugeza ubwoba ntunyezo mu itorero ni mambo sawa urumva ariko wera mbwira umuntu ukubwira ngo aragukunda sibyo urumva arakwemera ni inshuti yawe n'ibindi byinshi hanyuma yarangiza akashaka kurya wenyine ntashake kurya ubwo se si uburyarya kandi agukunda yabazi ko Yesu yaguhaye none se kuki ashaka kukubikira imbehe we agashaka kurya kandi yubitse yawe cyangwa yanayimenya ababona Yesu yaraguhaye ukurikiye nimba hari ikintu twese abantu dukeneye ibiremwa abantu dukeneye ko Imana iduha ubwenge bw'ijuru unasoze nabwo gusoza tugiye gusoza ubu bwenge bw'ijuru turabukeneye ababyeyi barabukeneye nahoze nkubwira nti reba hari abantu ukurikirana kuki usanga abakozi b'Imana hari nk'abakozi b'Imana bavumbuka bakavumbuka ugasanga ejo bundi biranze ariko hakaba n'abandi ubyira kureba imvi zije bagifite ubuki bagifitemo uburyohe bagifite mu kanwa kabo hari abantu mu byo bavuga hari abantu bashaje bagifite za ngeso nziza zitarabavuye bagifite ingeso nziza batarakayibutse batarakamutse oya iminsi ni y'abakanyutse bataribikatse akaba n'abandi ujye kubona baragurutse ejo kubona umuntu arimo arakubitana inguma hawe oya hari nuba harari aho ngaho ariko ukamushaka bizangiza sizi ukazibura ukabona ari aho ngaho ariko nyine nibyo nahoze ntacyo yishe ariko nta nicyo avuye nkunda gukurikirana bazina wawe Rutayisire uramushumba igihe maze muzi kugeza uyu munsi hari abantu bamwumva agiye kwisobanura umva itandukaniro uyu munsi hari amadini amwe n'amwe umubishopu cyangwa se umupaseri yasezera abantu bakajya gushima bakunzi bagusengerwa mwese abadukurikiye mwese tubahaye ikaze nawe tuguhaye ikaze urakoze cyane mute mwakira vuba urakoze cyane kurusha ibindi byose umeze neza se ndaho ndashima Imana ni ukuri Imana ntacyo nyishinja ni ukuri kose nanjye ndabona ndaho turashima Imana irakurinze irandinze kandi iba yakoze ntacyo bitakoze iba bigenze neza iyi Mana hari icyo twayishinja buriya ntacyo twayishinja twagiye tuyibona buri munsi Imana ntacyo itakoze turaha ikaze abantu mwese mudukurikiye abantu bari mu gihugu cyacu abantu bari ku migabane itandukanye y'isi abantu mukunda kudukurikira turi gukora n'ibiganiro by'ijambo ry'Imana inyungu ziva mu gusenga n'uyu munsi turagarutse kandi ndahamya neza ko muguwe neza ababanye na Emile ndabizi ko mumaze iminsi muri kumwe nawe ndazi ko bafashijwe rero tuguhaye ikaze ndakwishimiye cyane kandi nukuri urakoze cyane kandi nanjye ndakwishimiye Imana irakuziga n'andi makuru si mashyashya amakuru yaba hari y'ijuru Imana iraturinze y'ukuntu Imana igira neza abantu bayo Imana igira neza ikirukana uragira ngo mbikoremo umureti usanga nabivuga ubyihorere uretse ariko ntacyo Imana igira neza tuzabivuga tuvuge igitangaza igukoreye mu mwanya ariko tuzabivuga tuzavuga itangaza Imana ikoze reka tubigire akabanga tubaye tubanokesheje uyu munsi rero dufite tumaze iminsi tuganira ku nyungu ziva mu gusenga uyu munsi turashaka kuvuga ku bwenge ku bwenge ubwenge aho ngaho ubwenge ni ikintu gikomeye kurusha ibindi byose kurusha buri kintu cyose umuntu ashobora gutunga ubwenge burayoboye ubwenge buruta amafaranga umuntu yatunga ubwenge buruta diplome watunga cyane
kandi ubwenge ariko ubwo buze ngo ubwenge buruta diporome umuntu yatunga umuntu yahita avuga ati ni gute umuntu yatunga diporome adafite ubwenge. nose urashaka kumura ko ubwenge n'ubumenyi ari kimwe? nose urashaka kumura ko umuntu utarize nta bwenge agira? oya avuga ko ari inzahare. turashaka kuvuga ubwenge. ariko none oya ni ukuri hari ubwenge bwa hano mu isi nabwo ni ubwenge, yego sibyo? hakabaho n'ubwenge bw'ijuru. biratandukana rero. biratandukana. hari uko isi ibona ubwenge, hari uko abantu babona ubwenge, hari uko abasenga babona ubwenge. ni ibintu bitandukanye. turareba n'abantu Imana yakoresheje kubera ubwenge bw'ijuru. umva reka nkubwire, iryo ni ibanga abantu benshi ntibarize. ubu turaje dusesengura, turashaka kubabwira ubwenge bw'ijuru n'ubwahangaha. n'ubwahangaha turabuvuga ngo habaho n'ubwo badayimoni, ubwenge bw'abadayimoni. ubwo ngubwo Imana buri muntu cyangwa ubura umuntu ukora neza waba bwayobye cyangwa waba haje ubwo badayimoni cyangwa waba uyobye ukora nabi. ubwo abadayimoni baba bivangavanze bahishe. rero tubaye ikaze mwese abantu mudukurikiye. iki kiganiro ndabizi ko kizabaryohera. buri muntu wese ukibonye utume na mugenzi wawe dufatanye unyemerere iki kiganiro tugitangirane tugisozanye. uravanamo ibintu byinshi. hari ukuntu umuntu areba ikiganiro ukareba akantu ka mbere gatangira ariko ugasanga ntukirebye cyose, ariko buryo urashaka kumenya ikiganiro ko cyabaye cyiza uragitangira ukanakirangiza. burya nibwo umenya ibyo abantu bashatse kuvuga. niko bimeze ubundi. ni wowe usenga cyangwa ni njyewe usenga? urasenga nta kibazo. nawe senga. twese ko turi imbere y'Imana. abantu bamenyereye gusenga b'abakristo n'abakozi b'Imana bagomba gutangiza buri murimo wose bakawutangiza isengero cyane rwose. hariho nta protokoli ziba cyangwa za protokoli zo hirya gasenge ntangire nta protokoli nawe uri buze gusoza ntacyo kibazo rwose se. Uwiteka Mana yacu turagushimiye muri kano kanya. turagushimiye ko waturinze, turagushimiye ko warinze mwene data ukarinda na Dieudonné. Uwiteka wabanye natwe utugira neza, none uyu munsi ushimye ko twongera guhura kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. izina ryawe nirahabwe icyubahiro. turagutumiye rero kugira ngo uze ubane natwe, Mwuka Wera uze ubane natwe tuyobore, kugira ngo ibyo tugiye kuvugira ahangaha byose bibiguhesha icyubahiro. udushyigikire kandi ukore no ku mitima y'abantu batwumva badukurikiye, kugira ngo ijambo ryawe ryinjire muri bo kandi rigire ibyo ritunganya, rigire ibyo rikora, ubuzima buhinduke, bagire imbaraga zituma babasha guca muri bino bihe turimo, ibihe bisaba ubwenge, ibihe bisaba ubushishozi, ibihe bisaba amakenga. Uwiteka ubane natwe kandi tugire neza, icyubahiro kibi cyawe munsi n'iteka ryose. Amen. kugira ngo rero tubijyemo neza, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. turasoma ijambo ry'Imana. turasoma ahantu habiri. turasoma mu gitabo cya Yakobo igice cya 3 kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 17. hanyuma twongeye dusome mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 5 kugera ku wa 7. reka duhere rero muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 13 kugera ku wa 17. wasubiramo kugira ngo bahumve neza. Yakobo igice cya 3 umurongo wa 13 kugera ku wa 17 aravuga ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga? Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga? Icyo si ikibazo. uragenda gahoro urajya ugasubira. icyo ni ikibazo. urajya umaze none nkubaza. aravuga ngo niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye. niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye. niba ari umuhanga niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye. ngo afite ubugwaneza n'ubwenge. afite ubugwaneza n'ubwenge. ingeso nziza zirimo ubugwaneza n'ubwenge. ngo ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu,
mugahorana intonganya ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. suramo ahantu ngo ariko niba muhorana amakimbirane akazi mu mitima yanyu, mu mitima yawe mugahorana intonganya ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. bari gumugisha Ese umuntu ufite intonganya n'amakimbirane mu mutima, ubwo by'ubwenge n'ubuhanga ntibiba birimo kugenda bikendera, biba byamugurutse nta bigihari. ariko ngo ndi ijambo ry'Imana ariko ririmo rirasubiza cya kibazo ngo ninde muri mwe w'umuhanga kandi w'umunyabwenge, kandi umuhanga w'umunyabwenge yerekaniye ingeso nziza, imirimo ye. Ikintu kizagaragaza ko umuntu ari umunyabwenge niki? Ni imirimo akora yuzuyemo ingeso nziza. Ntabwo ari ibintu biranga, ni imirimo. Ni ukuvuga ngo rero tuve muri Bibiliya ugeze ku mirimo. Uyu munsi turatuvuga imirimo, ariko tuvuge n'abantu bafite imirimo. Hari imirimo yo ku bwa Dawidi, hari imirimo y'abatubanjirije, ariko nanone hari imirimo y'imiri. Ejo bundi umukozi w'Imana bita Minyoni bakoze igiterane ahantu. Uvuze ninde muri mwe muhanga kandi umunyabwenge? Uzi ikintu nakoze? Yahaye umuntu imodoka. Yayimuhaye modoka. Harimo ingeso nziza, harimo n'iki n'imirimo. Ni mu giterane urukumva abantu bateranye. Umva ijambo yavuze rikomeye. Yaravuze ngo mu rwego rwo kongera ubushobozi abagore twakuremeye imodoka. Bari mu mwuka, ariko hajemo n'ubwenge, hajemo no kuzamura iki n'umudamu. Ntibagumye mu mwuka gusa, ariko bashyizemo n'imirimo, bashyizemo n'iki n'ubuhanga. Uyu muntu urumva uwo muntu aremeye akandi akamuremera n'abantu bareba. Urumva bitazakurura abantu, bizabakurura. Urumva nta mugisha urimo. Umudamu wese wabura hafi aho ngaho ufite ubushobozi bwo kujya guterana, ni gute atajya guterana? Uriya mudamu yaremeye, nta nubwo asengera mu rusengero rwe. Ariko umva nk'ako kantu, urumva ubwenge. Ntabwo ari publicité mukoreye, si n'umukristo, nta nubwo ananze, ariko uriya mudamu yanaremeye, nta nubwo ari wo mu rusengero. Uzi ko hari abantu bajya neza bakajya neza, abantu bene wabo n'abantu, ariko ubundi umuntu ugira imirimo myiza nta nareba naho. Buriya rero uzi n'abakozi b'Imana abenshi hari ababuze ubwenge. Uzi ko mwivuga butumwa abantu bakora hakagombye kubamo n'ubwenge. Uzi ko ukora ari ukuntu ukora ikintu. Ngiye kuvuga ikintu kanyihangane. Reka turakivuga. Narafashije. Uragufashije, nikomeze gufasha. Baravuga ngo noneho dukomeze ku murongo wa 15. Ngo bene ubwo bwenge burimo intonganya n'iki? Ngo bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubwo abadayimoni. Noneho burya se hari ubwenge buri mu intonganya bukamwiki yemwe mukabyaramo. Ngo burimo intonganya, kandi bufite n'amakimbirane akazi. Bufite n'amakimbirane akazi. Ngo buva hehe? Ngo ubwenge si n'ubuva mu ijuru. Ntabwo buva mu ijuru. Ngo n'ubw'ab'isi, sibyo? Ngo kandi ngo n'ubw'ab'isi, ngo n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubwo abadayimoni. N'ubw'ab'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubwo abadayimoni. Ni ukuvuga ngo hari ubwenge, sibyo? Hari ubwenge ubu ngubu tuzi uba hano hanze. Emire ko abantu benshi amatiku kabije. Emire ko amatiku kabije. Ariko ushobora umbwira, wowe hari ikintu na kimwe ushobora kubaka kigakomera, kikarama kirimo amatiku? Ntabwo bishoboka. Kirimo intonganya? Ntabwo bishoboka. Kirimo intambara? Ntabwo bishoboka.
ni ukuvuga ngo rero ubwenge buri ahandi hantu handi. Hari ubwenge buturuka mu ijuru kandi ikabuha abana bayo. Imana ishimwe. Hari ubwenge n'aba ngabo bose biga imibare, ikoranabuhanga, abantu batuyobora, bayobora igihugu, bayobora amatorero, abo bantu Imana ibaha ubwenge bakabushyira no kuri bwa bumenyi bafite, noneho bakabasha gukora ibintu neza. Ariko iyo wabwinjijemo intambara mu mutima, intonganya, umutima mubi, Satani ahita ingeso mbi, bari n'ubwenge bw'inyamaswa abantu. Buryo uzi ko inyamaswa abantu inyamaswa abantu ni umuntu utakugira impuhwe, ni umuntu ukuryarya. aho ngaho simavuga mbone ntiza abadayimoni. Reka nanifate gutya, ubundi reka maze nkubaza, ubundi umuntu winjiyemo abadayimoni bakaba bamutuyemo bamukoreramo, uwo muntu aba afite ubuhe bwenge? bwaragiye. Nubwo abadayimoni, hari ubw'abadayimoni. Abadayimoni kandi icyo bamara barica, bakiba, barangiza. Uretse kwangiza n'ubwenge. Bakunzi bagusenga bantu mudukurikiye, ikiganiro turimo hano kirakomeye cyane kandi gifite ibintu byinshi byo kuvuga. Hari ibintu byinshi byo kuvuga, kirimo ibintu byinshi byo kuvuga, kirakomeye cyane. Ariko turaza gusura dusaba Imana iduha ubwenge, kuko tumenye ko hari n'ubwenge bwa Satani. Noneho ntabwo ntitujya dusenga, hari igihe abantu bajya basenga Imana ikavuga ngo umunsabe ubwenge. Ni ukuri, ni ukuvuga ngo ubwenge ni ingenzi, kandi buri muntu wese usenga ajya asaba ubwenge cyane. Ubwenge ahantu bwagucisha, ubwenge abenshi bagoye mu bintu kubera kutagira ubwenge. Ubwenge utabufite uba umeze nk'umuntu usinzira. Ariko umuntu usenga, ubana n'Imana, akagendana n'Imana mu bintu Imana imuha nk'impano, mu bintu Imana imuha kugira ngo azakomere, kugira ngo abashe no kwirinda, nayo ibashe no kumurinda, imuha ubwenge. Ubundi mu nyungu ziva mu gusenga, nta muntu n'umwe wasenze ngo agume uko yari ari. Nta muntu wigeze wubaha Imana. Umuntu wese atangira kubaha Imana ari mu buzima budafite ishusho. Nureba urasanga ikintu cya mbere Imana iha umuntu iyo amaze gukizwa, imuha ubwenge cyane. Uba udafite ishusho, uba udafite ibitekerezo, uba udafite ahazaza, wamara gukizwa Imana ikaguha ubwenge. Reba abatubanjirije, urasanga Morodekayi nibwo yari ku irembo, yamuhaye ubwenge. Reka tureke Morodekayi, tuvuge umwami Dawidi. Ntago yari afite amashuri menshi, ariko yari afite iki? Buriya bwenge bwa Dawidi ni ubwenge bw'ijuru. Hajya yanyuze muri university. Uraza kumbwira n'ufite amashuri menshi cyane. Ndaza kukubaza, uraza kundangira ahantu ibasanye ibitabo byinshi. Nawe ngerageza gusoma ariko asomye byinshi. Uraza kumbwira ibitabo Dawidi yasomye. Ariko nanjye nasomye icyawe. Uretse icyawe se nagisomye ukuntu wabaye engineer ufite ari amashuri. Dawidi rero kubaza amateka ya Dawidi, ni ukuvuga ngo Dawidi kugira ngo Imana imutoranye ajye kuba umwami muri kiriya gihugu, muri Isirayeli, hari habuze abanyabwenge bari bahari. None se ntibari bahari nyine? Abavandimwe ntibari bahari. Uzi ikintu abarushije? Gusenga. Hari n'ikindi kintu, uretse ko nyine bizamo n'amategeko bakagira nyine ari ukuntu bashyiramo ibintu bitewe n'amashuri n'ubumenyi abantu bafite, ariko iby'Imana babyibeshyaho cyane. No, iby'Imana ntabwo bikorwa n'amashuri, bikorwa no guhishurirwa, bikorwa n'umwuka wera wagenderera umuntu.
ariko byose birafatanye birafatanye ariko nyine birafatanye biba byiza iyo bifatanyije. uyu munsi ibiki kiganiro urajya nko guhangana. Reka nkwerekere birafatanye. Reka rero noneho nkomeze nsome sibyo kuko erega byaturyohereye. Reka nkomeze nsome noneho aravuga ngo wari utari warangiza kandi nari ntanarangiza naho ndetse ndaharangiza. Reka tubanze tuharangize. Tuharangize tujye tuvuga gakeya. Tuvuge gakeya aho biri ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose aho amakimbirane ari. Iki ni igitekerezo kije, ni ukuvuga ngo ahantu hari amakimbirane akaba n'ibibi byose, aho hantu hari ubwenge bwa satani. Bwa satani koko. Umuntu wese udukurikiye ahantu urabona hari amakimbirane hakaba hari intonganya, ni ijambo ry'Imana. Ubwenge buhari abantu ubuhari ni ubwa satani. Abo bantu bagomba gusengerwa cyangwa bakikosora. Nabwo nuko n'ibikosora no gukorerwa deliverance kuko bamaze kuvangirwa n'ubwa satani. Siko birifuza se. No kubasubiza mu mazi se. Abakwe no kubasubiza mu mazi cyangwa kubashira abantu b'Imana ugashaka abakozi b'Imana bakaze bakabaramburaho ibiganza. Abakozi b'Imana bagiye bakaze umunsi nagenda mbavugaho. None se reka mbaze nkubwo umuntu ba mu bintu bibi ubwo n'ubwenge. Oje ni muri bwa bwenge bw'isi bw'inyamaswa abantu. Inyamaswa abantu reka ari abantu b'inyamaswa, abantu bakora ibintu bibi birenze. Hari abantu babi. Umuntu udatekereza neza, uhora utekereza ibibi, ugambiriye ibibi, akica akiba akaroga akagira gute. Uwo muntu ubwenge afite n'ubwa satani. N'ubwa satani bw'abadayimoni. Niko birivuze. Bamwaritsemo bamutuyemo. Imana igumugisha utuzana ijambo ryiza. Umuntu wese uri gukora ibintu bibi, hari nk'amatiku, hari nk'urwango, amenye ko yayobye inzira. Amenye ko ubwenge buri kugenda butokorwa buzamo imbaraga za satani. Kuko twasanze ubwenge bw'Imana, umuntu ufite ubwenge bw'ijuru akora neza, agira imirimo myiza. Siko twasanze. Ngakomeza dusome twumve. Ariko umva ubwenge rero, ubwenge buva mu ijuru bwari bwo. Aho niho nashaka kugera rero. Ubwenge buva mu ijuru. Aho ngo ubwenge buva mu ijuru ngo irya mbere buraboneye kandi nubwo amahoro. Ubwenge buva mu ijuru icyambere buraboneye kandi nubwiki amahoro, nta myanda ibamo. Bivuze ngo umuntu ufite ubwenge bw'ijuru ahesha abandi amahoro. Mana ishimwe. Nta bintu by'ibicenga, nta bintu by'ibicenga, nta bintu by'ibinyanga, by'uburyarya, nta bintu by'uburyarya. Wenda hepfo barabivuga ariko by'uburyarya. Ngo n'ubwineza sibyo ngo bwemera kugirwa inama. N'ubwineza bwemera kugirwa inama. Ubwo n'ubwenge buva mu ijuru. Buva mu ijuru. Twabonye ubwenge buva kuri satani, tugeze no ku bwenge buva mu ijuru. Ubwenge buva mu ijuru n'ubwineza. Ikindi bwemera kugirwa inama. Burya umuntu utsimbara ku bintu bye kandi arabivuga. Gusa n'umuntu wanga kugirwa inama ni wa satani. Ari umuntu ugirwa inama ntiyumve, amategeko akamugira inama ntiyumve, noneho agashorera. Ubwo afite ubuhe bwenge? Amatwi akavuniramo ibiti. Uwo muntu afite ubwenge, ubumwe bwa satani. none se umuntu tuvuge nk'umuntu sibyo? Umuntu itabi ryanditseho ngo ririca, binanditseho azi no gusoma ye. Uyu aranabyigisha cyangwa ni no dogiteri aranabyigisha ko yica. Umuntu akanywa inzoga, wenda ntanyoye ikirahure kimwe da, ikamuraza mu modoka cyangwa mu muhanda cyangwa ikamusabye akambara ubusa akinyarira akikora ibiki byose. Icyambere ibyo akora biramusebye. Yaratemye ikirere akajya kuzana amashuri hanze, afite ibishuri n'ibiki byose. Ubwo habuze iki? Kwiga ni byiza ariko habuze iki? Twaranize. Sinabikubwiye ko turaza kubivuga. Ariko habuzemo akantu. habuzemo akantu. Iyo habuzemo akantu
ni ikibazo, ni ukuvuga ngo yagiriwe inama, biranga, azi gusoma, asoma ibintu byose bimugira inama, yumvise amatangazo, ariko habuzemo ubwenge. uyu muntu uramugiriye inama ko tubafite benshi barwaye buke, basange Yesu abakize. baraharimwe, reka nkubwire, ni uguhungira kwa Yesu. uzi ko hari ababyeyi bafite abana bigaga mu mahanga, banarangije bakaza kubera ibiyobyabwenge, birirwa baryanye gukora byanze. twe dufite abantu bajyana mu kigo kubagorora, atari uko batewe na dayimoni, ari ukubera ibiyobyabwenge, kubera ko satani yabateje ubwenge bwa satani. ariko satani mubi mw'abantu mwe we, uzi ko satani ikintu ashinzwe ni ukukwicira izina no kukwangiza ukangirika. reka nkubwire, ko turavuga ku bwenge bw'ijuru. reka nkubwire, duratubwira abantu ngo ntibahungire kwa Yesu, bashaka Imana ibashoboze. reka n'ibyo umuntu atakwishoboza buriya. rero cya shitani cyaba cyakugendereye kiri kumukubita mu matwi, abadayimoni bakwinjijemo ubwenge bw'abadayimoni, hanyuma warangiza ukagira imitekerereze mizima. ntibishoboka. koko abahanga baravuze ngo ubwenge, sibyo? ngo ubwenge ngo ni ubushobozi umuntu agira muri we, sibyo? muri we bushobora gutuma atekereza, yiga kandi akumva, ahereye ku byo abona, ahereye ku byo wumva, ku byacamo, hanyuma ubwo bushobozi buba muri we mw'imbere, muri we imbere. sinzi niba ari mu bwonko neza, ariko imbere umuntu agiramo umujyanama, kubera ko ubwonko bugufasha kugira ubumenyi, ariko bugufasha no gutekereza cyane rwose. ni byiza kugira ubwonko buzima bunakora neza, sibyo? ni n'ubwenge. umuntu niyiga akagira imibare, akagira iryo koranabuhanga, si ubwenge se? cyane, kuko hariho ababishaka ntibabishobore. ubwo ni ubwenge. none ikintu rero cyica abantu akenshi, bashaka, hari abarokore bamwe, si bose. nuko ikintu nanone cyica abantu banze bajya bafata abarokore bose bagakubita mu gatebo kamwe, bakabagira baswa, bakagira abantu batekereza, aho ngaho bari benshi, abari benshi uyu munsi byarahindutse. nyine icyo nshaka kuvuga, hari igihe abantu banga kwiga. umuntu akavuga ati kwiga nta kintu bimaze, ngende mu mwuka, nzahora mu mwuka, nzagenda mu mwuka. ariko ubwonko nabwo burakora. hari ibikosa byinshi abantu bakora kubera ko ubwonko bwabo ntibabukoresheje cyane, ntibabugaburiye, ntibatumye bwiga. ubwo bushobozi ugira rero ni muri wowe, butuma ubasha kwiga, butuma ubasha kwakira ubumenyi bushyashya bw'ibiriho n'ibizaza. ubwo nibwo bita ubwenge. ubwenge rero abantu benshi barabufite, ubwo ngubwo, ubwo bwoko hano hanze barabufite. hanyuma ni ubwo bushobozi ugira bugufasha gutekereza, bugufasha gutekereza, bugufasha gupanga ibintu ukabishyira ku murongo, bugufasha amahitamo, bikagufasha guhitamo. urumva? mbese bigatuma ubasha gukemura ibibazo. ubwo nibwo bwenge. ubwo bwenge rero abarokore barabukeneye, abakozi b'Imana barabukeneye cyane. uzi ko usanga ibintu cy'abarokore ibyinshi ni ibintu byo gushorera. urumva? murakora, ugasanga nta gupanga, nta bije hari, umwuka azabyikorera. ni icyo cyagiye kidindiza itorero. ntabwo ari byo. umurokore agomba kumenya kwiga, akitegereza, agacukumbura, akumva. ntabwo ushobora kuzayobora isi ngo uyobore abandi aho ugeraho Imana yaguteganirije utashakishije. ntabwo bishoboka. ntibishoboka. ntabwo bishoboka. kandi iyo umuntu ashakishije aramenya. aramenya. noneho rero umuntu kugira ngo agirirwe n'inama, inama kugira ngo unazemere, ugomba kuba
ufite n'ibintu bituma wakira na za nama. yego no kuzakira nabwo n'ubwenge kuko Bibiliya ivuze ko umuntu ufite ubwenge bw'ijuru ibimuranga harimo no gushobora kumva izo nama. kuba udashobora kumva izo nama nuko bwa bwenge bw'ijuru ntabwo uhari. ntabwo uhari ariko nabwo bundi bwo ku isi n'Imana butanga. nubwo ku isi n'Imana butanga. Nose nta muntu uvuka akavuka nta maboko afite, akavuka nta maguru afite. Nose nta uvuka akavuka n'ubwonko butuzuye. Ubundi ubwenge buri mu byiciro bitatu. uko ngewe mu bushakashatsi bwanjye ntekerezaho, hari ubwenge hari ubumenyi tuvukana, tuvukana mu miryango yacu. Umuntu wese uzareba umwana, abenshi bakomera bitewe n'aho umwana avuka. Icyo uracyemera? cyane. umwana ahantu yavukiye, uburyo yavutsemo, hari ubwenge avana ku babyeyi, hari ubwenge avana mu muryango. Kuba turabona mu muryango ufite abana b'abanyabwenge, ufite abana b'abanyabwenge, basanga ko twanavuze cyane ni cyaka cyarakinyije. Nawe somaho. Reka dusome nta kundi. Somaho hanyuma ubone no kuvuga. Imana ishimwe. Niba yabitugiye. Yego. Ni ukuvuga ngo umuryango aho umwana yavukiye, ubu ngubu ngiye burarize, hari ubwo mfite n'avange wacu muri dukeye. Yego. Hakaba ubumenyi. Gusa bibiri wigishijwe n'abantu, wigishwe mu ishuri n'iki byose. Uruhinja nta muntu urwigisha, ariko uruhinja rumenya gushaka ibere nyina asinziriye. Urabyemera? Uruhinja nta muntu urwigisha, ariko rumenya gushaka ahantu, rukamenya gukabakaba, rukamenya igituza cya mama, rukaba bati mama ibere riri hehe. Ubwo ni ubwenge rwavukanye, rukamenya no kurira kugira ngo rubashe kubaho. Unatinze cyangwa ukagera rurariruma. Rumenye no kwivumbura, rukamenya no n'ingero rwivumba rukanaryanga kubera ko watinze. Ubwo ni ubwenge tuvukana. Hakaba ubwenge bwa kabiri bwitwa ubumenyi, abantu bita ubumenyi. Buriya ubwenge, ijambo ubwenge riva ku Mana, ariko hano ku isi ni ubumenyi. Hakaba ubumenyi rero ni amashuri twiga, ariko amashuri nayo burya ukuntu babigira bayifata nabi. Nuko burya ntiwakwiga udafite ubwenge. Hari ubwenge Imana igushyiramo, noneho wabisoma wabitekereza ukabifata. Ubwo nta muntu ubutanga, ni Imana yawe bitanze. Ngeze ku bwa gatatu rero. Ubwenge naho ngo ni butatu. Ubwenge bwa gatatu ni ubwenge duhabwa n'ijuru, ari bwo uri gusoma Bibiliya. Ubu bwenge ko ari butatu rero, iyo umuntu abufite nta kintu kimunanira. Amen. Iyo ubwenge n'ijuru, ubwenge bw'ijuru, ubwenge wavukanye, kandi abantu benshi barabufite, aho kikibura ni ukubiha agaciro. Ni ukwemera. Abantu bashaka gukora nk'uko isi ikora, kandi Imana yabashyizemo ubwenge, ibaha n'umutimanama, ibaha n'umwuka wera, banze ko bayobora. Ariko ubundi umwuka wera n'umutimanama biba mu muntu, nibyo bimubwira ngo iki ngiki ni cyiza, kiriya ni gikore, kiriya ni kibi, kireke. Abantu ubwo bwenge barabubuza. Niyo mpamvu abantu ba kera, abanyarwanda ba kera, avuga abami n'iya kera, abantu barahingaga kandi baguraga amasuka. Bari bafite ubwenge, bagacura, hariho abacuzi. Muri bwa bwenge abantu baratekaga, nta bibiriti bajyaga kurangura hanze. Ariko abantu bari bazi gutyaza umuhini w'isuka, yuhuje n'undi, umwuka ushinga, undi ugashyiraho ajye babyita ni iki n'urushingo. Bibyara umuriro, gukubanaho, bigakubanaho. Bibyara iki? Bibyara umuriro. Ibyo ngibyo se ari universite cyangwa ishuri babyiga? Ntacyo rwose, ni ugushyiraho ugakuba, ugakuba uyateraga
akatsi cyangwa akantu ushaka ukabona mu ruratsi ubwo ni ubwenge imana yahaye umuntu. ubu bwenge bwose iyo ubufite buri muntu wese imana aramuhaye. umva rero amabara iyo umuntu kugira ngo ubu bwenge umuntu abashe kumenya ko abufite ni ukuba asenga. iyo udasenga ubwinjiro buragenda. erega mu bintu Satani akora anyaga abantu bwa bwenge, kubera ko uramutse ufite bwa bwenge ukisobanukirwa ukamenya uwo uri mu Mana, ukamenya iby'Imana yagushyizemo, Imana yagushyizemo ubudasanzwe, ukamenya yuko komatana n'Imana, kugendana n'Imana izakuyobora, izakugira inama, kandi inama nzima hari ibyo izakurinda. icyo gihe Satani ntashobora kubyemera, niho abantu benshi bagwira. hanyuma reka rero mbanze mbirangize no kwa Petero, mbanze ngereyo noneho ntugire. hanyuma ahangaha turi buze kuhagaruka ngo ni kugirirwa inama, sibyo? ngo ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi ni ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye iki? Imbabazi n'imbuto nziza. Imana ishimwe. ariko ahantu tuhasimbuke se turi kwiruka kubera iki? ntabwo niruka. mbwira umuntu utagira imbabazi, erega n'ubundi abantu bagomba buriya harimo ubwengera kutagira imbabazi. kandi dusanze ko umuntu ufite ubwenge agomba kuba afite n'imbabazi, kwera imbuto nziza. ariko rero ijambo rirakomeye. nimba hari ikintu gikenewe ni imbuto. bivuze ngo umuntu numuburaho imbuto n'ubwenge bwagiye, Satani yabutwaye. hanyuma ngo ntiburobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. ntibugira uburyarya, ubwo ni ubwenge bw'ijuru. ko hano hanze uburyarya bwuzuye, ko umuntu w'umunyabwenge nawe urabizi ari wa wundi w'indyarya, nawe urabizi ko uburyo utwa akarya n'utwawe ukwereka ko rwose Imana ifashe kabisa. ibintu kwivuga ko hano hanze birakomeye. abantu b'indyarya wa wundi ubasha kurya utwa akarya n'utwawe. Emile wazanye ikiganiro gikomeye, kandi sinjya ashaka kuvuga si wo munyabwengera, sinjya ashaka kuvuga ibikomere n'indyarya twagiye duhura nazo mu isi kandi zirahari. namwetorere ntuhasimbuke. oya ntunyenzeho kugeza ubwoba ntunyenzeho mwitorere n'impamvu sawa. ariko wera mbwira umuntu ukubwira ngo aragukunda, sibyo? urumva arakwemera, ni inshuti yawe n'ibindi byinshi, hanyuma yarangiza akashaka kurya wenyine, ntashake kurya, ubwo se si uburyarya kandi agukunda. yabazi ko Yesu yaguhaye, none se kuki ashaka kukubikira imbehe we agashaka kurya kandi yubitse iyawe cyangwa yanayimenya? ababona Yesu yaraguhaye ubwo bwenge ntabwo ari ubwo mu ijuru. aho ngaho tuhasimbuke. noneho reka dukomeze. turashaka kujya kwa Petero ariko bifatanye n'aha ngaha. Bibiliya yatubajije ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga ngo niyerekanishe ingeso nziza, urumva, imirimo ye. tugiye kuvuga ku mirimo rero, ku ngeso nziza za zindi turazisanga muri Petero, mu gitabo cya kabiri cya Petero, igice cya mbere kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 7. yewe n'umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyerekeye ingeso nziza za gikristo. koko hari igihe umuntu avuga ngo ndi umukristo, ndi umunyabwenge, ndi umunyamwuka, urumva, nduzuye. ariko nasanze bikomeye. uzi ko hari igihe umuntu agira akantu kamwe ugasanga yigize igitangaza. reka impano imwe yonyine akumva yagize igitangaza, ariko umva umuntu wuzuye wagira agatitire kamwe gusa
umuntu wuzuye Imana yemera ko umunyabwenge umva ibintu agomba kuba afite. Ndabanza mbisome. banza ubisome. Ntuncemo. Oya. Ntuncemo hari ukuntu mbisoma ukaryoherwa ugahita uncamo. Kireka kubisubiramo. Turabyumvikanye? Hanyuma wihangane. Uzi ko kwihangana nabyo birimo hano mu ngeso nziza. Biri mu bwenge. Biri mu biranga ubwenge. Ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Ibyo aba ari byo. Ingeso nziza, kugira ingeso nziza. Niba muri abanyabwenge mushaka kuba abanyabwenge, mugira umwete wose. Apana kunusura. Umwete wose. Hanyuma umva ikibanza. Mugire kwizera. None nibihagarara aho ngaho. Niba ushaka kuba umunyabwenge ukumva uri igitangaza. Wumve ariko rero banza nta n'umuntu n'umubyujurire. ngo kwizera mukongereho ingeso nziza. Kwizera ntibihagije, tukongeraho ingeso nziza. Ngo hanyuma ingeso nziza nazo ufite kwizera, ufite n'ingeso nziza, ugenda ubiteranya. Ni uguteranya, ntabwo ari kimwe kimwe. Ni uko ugenda wongeraho. Ngo hanyuma ngo ingeso nziza muzongereho kumenya. Ingeso nziza muzongereho kumenya. Kumenya mukongereho kwirinda. Kumenya mukongereho kwirinda. Kwirinda mukongereho kwihangana. Kwirinda mukongereho kwihangana. Kwihangana mukongereho kubaha Imana. Kwihangana mukongereho kubaha Imana. Kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. Kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. Harimo gukunda bene data mukongereho urukundo. Gukunda bene data mukongereho urukundo. Umva umunyabwenge rero. Werari. Umva umunyabwenge. Umunyabwenge ni umuntu, urumva, ni umuntu ufite muri we, urumva. Ese ibi bintu tubazana dukurikiye hano kuri kamera. Ibi bintu ababyuje ni bande mwaka byaramo. No umva. Iri juru kurijyamo ko bitoroshye. Ni Yesu ugomba gufasha abantu. Ngiye ikintu kimbabaza ni kimwe. Ni uko umuntu agira gutya. Urumva? Ugasanga yavuze ati ngende umunyabwenge. Sibyo? Hano hanze abantu bavuga ngo ni abanyabwenge. Burya kwizera, sibyo? Kwizera. Buri muntu wese yakwizera, reka tutse n'ababica mu gatoya. Ariko buriya na gendo nari buze kuducungira n'igihe. Urumva? Kwizera nicyo kintu kibanza. Kandi burya kwizera. Kwizera burya n'umupagana arizera. Narizera. Nuko bizera ibintu bitandukanye. Nukuvuga ngo umupagana nawe utazi n'Imana. Burya yahinze ibishyimbo akabihinga izuba ririmo kuva gutya, akabishyira mu butaka. Burya ntaba yizeye ko imvura izagwa. Yizera ko izagwa, akanatangira no kubibarira huko no kuno. Nonese kabati bizera kanapanga n'itekerezo kuzabibagara. Hanyuma umuntu ukubwiye ati ngewe tuzabona n'icyumweru gitaha. Nonese ntaba yizeye ko iki cyumweru gitaha atazapfa azaba ahari. Ababyizeye kuko ahagwaye randevu. Iyo randevu atanze yonyine ni icemeza ko afite ibyiringiro ko iyo randevu azaba ahumeka. Ariko buriya nubwo atabivuga ariko buriya sibyo atabivuga. Urumva? Nubwo atabivuga ariko burya haba hari akantu kamubitsemo cyane. Uvuga ngo ariko hari ikintu gituma mbaho. Kana kejo bundi yarapfuye, nejo bundi buriya nabaragiye na mama wacu na data wacu baragiye. Kuba ndiho uyu munsi Imana iriho. Burya ari ikintu gitsinda abantu. Kuba umuntu abyuka akagira akabona abandi baca burya n'umupagana we azi ko ari cyamurinze. Hanyuma ariko kuko kwizera hagomba kwiyongera no kwizera Imana. Ko ibyo ari ubwo bwenge turimo kuvuga, ari ubwo bwonko ukoresha bugafata. Ibyo ukora byose harimo kwizera Imana.
turimo kuvuga ubwenge. Kwizera nabyo biri mu bintu biranga ko umuntu afite iki, afite ubwenge. afite ubwenge. Umuntu ubuze ubwenge ariyahura rero. Buriya umuntu ufite ubwenge, impamvu kwizera kuba ku muntu ufite ubwenge, kwizera bizana gutekereza. Ntushobora gutekereza utizeye. Ni ukuvuga ngo umusingi wo gutekereza ni ukwizera. Iyo umaze kwizera biguhesha gutekereza icyo uzakora. Niyo mpamvu biri hano muri sitoke y'umuntu ufite ubwenge. Nimba wizeye biraguha gutekereza. Gutekereza rero biraguha kwihangana. Ntushobora kugira kucyo ushaka utihangana, kandi kwihangana byo bituruka ku Mana. Ntiwakihangana udafite ubwenge biguhesha kugira ute kwizera no gutekereza. Hanyuma rero ngo urufite kwizera, none kwizera ntibiguhagije kugira ngo witwe umunyabwenge. Ugomba no kongeraho ingeso nziza. Ingeso nziza, ingeso nziza. Iri jambo ni ryiza cyane. Ingeso nziza nazo kuzongera nibwo bwa bwenge. Nta muntu ushobora kugira ingeso nziza adafite ubwenge bw'ijuru, kuko igituma ugira ingeso nziza ni amakenga. Kandi ntushobora kugira amakenga udafite ingeso nziza. Byakunda se? Mu ngeso nziza harimo kuvuga neza, harimo gufasha abantu. Kuki umuntu avuze neza? Gufasha abantu. Kuki avuze neza? Kuki umuntu wamubwiye nabi akavuga neza? Kuki atahise avuduka? Kuki yihangana? Kuki yemeye guca bugufi? Ni bwa bwenge. Imana ishimwe. Urabona nka Minyoni, na Apotre Minyoni tumugarutseho. Apotre Minyoni kiriya gikorwa wavuze, sibyo? Ni igikorwa cy'ubwenge, kuko mu ngeso nziza afite harimo no gufasha abantu, harimo no kwereka abantu ko kuvuga ubutumwa atari amagambo gusa, ahubwo habamo n'ibikorwa bifatika bigomba kugaragarira abantu. Kuri kiriya yakoze gishobora kuvuga ubutumwa kuruta amagambo yose wavuga. Iyo wamara ukwezi kose ukajya muri Amerika ukarirura indege ukagira gute, gufasha abantu ukivanaho ikintu kigize gikomeye. Ariko buriya hari abandi buriya bahita bavuga ati yaribonekeje. Oya, ni njyewe ibintu byose akubita mu mfuka yuzuza inda. Ushaka uzayure. Ingeso nziza rero hari kuvuga neza. Hari igihe abantu babura ubwenge, urumva umuntu yaguhaga nk'akazi, warangiza ukamujya imbere kubera kuburwanya. Noneho umuntu agufitiye akazi cyangwa aguhaye akazi, warangiza abarokore kandi bajya babikora ngo njyewe ngo ntabwo ari wambaye akazi, ngo ni Imana yakampaye. Niba nako guhaye agacishije muri we, ugomba kumwubaha. Wari wareba umushumba, ujya umukurikira umushumba Rutasire, bazina wawe? Ndamukunda kubi. Buri uzi ko nashatse no kujya hariya yasengeraga, hanyuma nashatse kujyayo najyayo, ariko ngezeyo nsanga hari ukuntu byendaga gusa naho nari mvuye. Iyo ukurikiranye ijambo rye, ariko mukunda kubi, ndamukunda. hari nk'ibintu bitanu. Harimo ubuzima, harimo ubwenge, harimo umwuka, harimo n'ubwirinzi. Ibyo bintu nuzakurikirana anavuga, ibyo nuzabisangamo. Ubu bwenge uvuga, uzi inama agira abantu uko zingana. Ubuzima ni inama atanga, ariko ushatse washyiramo na Gitwaza. Ese baroroshye? Uzi ukuntu atwubaka kabisa. Uriya musaza nawe harimo ubwenge, harimo gucukumbura, arubaka, harimo n'amavuta. Umva reka dukomeze. Buriya ikosa abarokore bagira n'abakozi b'Imana, nta muntu n'umwe uvukana ibintu byuzuye. Ni nayo mpamvu
we umuntu yemera kwiga. ubwo biri mu yindi ngingo tugiye kugeraho. Ni ukuvuga ngo hari abantu bafite impano bafite n'ibyo babonye duke bagumana utwo, ariko iyo ushaka kongererwa wigira ku birenge by'abakubanjirije igihe cyose bafite experience, bafite inararibonye. Igihe cyose utazatega amatwi ngo wumve amakuru, wumve abakubanjirije aho bageze, uzarenga umusaraba. Ubwo niho tugeze rero kunza ufite ingeso nziza. Wabanje kukwizera, ushyiraho ingeso nziza, hanyuma hakazaho kumenya. Abantu benshi ntibashaka kwiga rero. Reka nawe ukuntu ujya usimbuka kumenya. Kumenya. Abantu rero benshi ntibashaka kumenya. Iyo utamenye rero niho ugenda ugasanga ugiye mu ntonganya no mu bindi. Kandi kumenya ugasanga ubwenge buravangiwe. Ubw'Imana urabutaye, Satani anazemo utwe. Kandi buriya reka nkubwire, hari ukuntu wabifata nabi. Nuvuga ngo hari igihe umuntu abaho afite ubwenge bw'igice. Hari umuntu agiye gutya akavuga ati njyewe ni ibyo gusenga, ibindi byose ntimubimbwire, byose bizayituka ku Mwuka Wera, ibyo kwiga ntimubimbaze, n'abana akabavana mu ishuri. Ruba uba warundutse. None hakaba n'undi uvuga uti njyewe ni njyewe, ni ubwenge bwanjye, mfite diplome zanjye, ndiga ngafata, njyewe nta kintu cyananira, byose ndabishoboye. Ariko nawe burya ntiyuzuye, hari ibindi akeneye. Akeneye ubwenge bw'ijuru. Nubwo hano ku isi bigomba gukorana, birakorana. Abantu rero ntibashaka kwiga ngo bamenye. Kandi umuntu yigishwa n'iki? Wigishwa n'ibyo ucamo, wigishwa n'ishuri, wigishwa n'ibigeragezo. Aho kugira ngo umuntu ace mu bigeragezo, ikosa yakozemo byongere igaruke uyu munsi. Ahashize harakwigisha, n'igihe kikigisha umuntu, n'abantu bakigisha umuntu. Hanyuma ko kumenya rero hari ubundi bumenyi isi itagira, buturuka ku Mwuka Wera. Bafite nayari maze dutsindiye bose aho ngaho. Iyo ngira famo aka kanya baguhaye, hari ubundi bumenyi. Ubwo nabwo urabwemera. Emera n'umwenda byibura ntacyo uzayima. Ngushimire, ndakura ubwatsi. Hari ubundi gasubiramo ako kantu. Hari ubundi bumenyi buturuka mu ijuru, hari kwa Data, ku Mwuka Wera, butaba mu banyabwenge. Ntibabugura n'amafaranga. Abantu mwana ndumva twa, ariko turibira kabana ko twafashwe cyane, ariko ntacyo mu mwanya ngiye guhaguruka. Abantu mwe tubabwije ukuri, ubumenyi buturuka ku Mwuka Wera. Ndabo bifurije mu muntu wese udukurikiye nuza habaye amakuru, habaye ubwenge, habaye ubuvumbuzi. Uzi ubumenyi bukubwira ngo kora iki ngiki, curuza iki ngiki, nyura aha ngaha, niyo baba warize. Uzi ko buri muntu wese abukeneye ubumenyi bwo buteye bw'amenyo. Ariko abantu basenze ubu, izi ni inyungu ziva mu gusenga. Ubumenyi bukumenyesha isahane wasema uburozi. Ubwo wagera ayo maso ishoboka. Ubumenyi bukumenyesha ko bakuzigiye wenda. None hari laboratoire, ubundi laboratoire nizo zipima ayo marozi. None ijuru riro gupimiye, riranakubwita bashyizemo. Igihe kimwe madamu yagiye kubyara kwa muganga, wumva undi kutura ngaho ku bumenyi. Ya kubyara, turagenda, turajyana, tugezeyo, turibayo nyine baraturebera, ako gafite y'amakuru y'Umwuka Wera. Umwuka Wera mbwa ati uyu munsi ntago urarenga atabyaye. Dogiteri aratureba, dogiteri aratubwira ati, dogiteri atubwira ati natahe azagaruke kundi wa kane.
madamu ni mu bintu Imana yatubwiye ko yatubwiye kurabyara none akambwiye ngo dutahe muri ekogarafi y'ijuru ati mutahe urumva dogiteri akubwiye murataha baba basezera nyine mugira gute murataha turataha tugeze mu rugo n'umwuka w'Imana yamwe ngo senga harimo Satani turaganira yesheri irya numara kurya dusubire dusenge mago senga turasubirayo ngiye gusenga kugira igihe ibise birazira ibise nibiza ndahaguruka tugende ndahitamo tugende gira umudamu ubaha Imana tuba turasenze ndamamagara Imana ni wewe wavuze ko uyu munsi arabyara mpamagaye ibise turasenga numva nkubise icyara umuntu nkubise icyara ndamamagara Imana ndase numva kubise ikindi cyara gusenga mutasuza amasengesho mamagara umushitanya ati ndako madamu wanjye ibise mbona bimeze nabi kandi batubwiye ati azaze ku wa kane ikindi cyumweru atambwa ati n'uyo umuganga nari mumagaye atambwa ati irukanga umva ubwenge bw'ijureme nsubira hahandi ba bantu bambwiye ngo nzaze ku wa kane hari abo nasanze bagihari abandi batashye abandi bari ko natashye ku mugoroba ntibambonye atari ko se warasaze ubu ngo koko nibite byawe none se uni ku wa kane ni nyamara nabyarira hano nabyarira ahangaha imbere yanyu ndi kwa muganga mukiri muri ayo ngayo ndabikamera se muri muzareba ati abaramukoze nzi ko nabaganga urumva bamuriga tuzi ko ari byo bamwiga hatugeze kuri karindwi none se hari ekogarafi wari ukoreshe hatugeze kuri karindwi baramwirukankanye mu minota mike abarabyaye mumbaga yabyaye mpagaze ubundi akenshi iyo kireka ari ibindi ariko ubundi nk'umwana muto yabyaye mpagaze mba numva nahagara nkaba mpagaze amaze kubyara ubitangara ikindi Imana yakoze kwa kuntu arangiza kubyara akana bagafata akana bakarambika mu gatuza k'umubyeyi numva ijwi namwe babwiye ngo hari akantu gasigaye mu nda Imana yari yatubwiye ngo Satani arashaka kumwica amaze kubyara baranabihanuye ngiye mu Imana dukuyeho urupfu ruvuyeho urupfu ruvuyeho turarwanga ndavuga nanjye nzaba mpagaze ndi gusenga ndebe uburyo azapfa mu by'Imana yaseze ntiyambwiye urupfu kugupfakara ndareba uburyo azapfa mbwira muganga ntimuga arabyaye neza ariko hari akantu gasigaye mu nda atuvuze mwiki ati twakuwe ngo usoke ni kuki utasoze tutangiye ariko mugani nyamara hari akantu gasigaye mu nda wize ikiganga ni nyamara hari akantu none wamenye ko ufite ekogarafi y'ijuru buriya abaganga rero basigara abana beza abaganga basigara abana beza nimba harimo n'impano z'Imana bashaka kuba bameze nk'ababandi hari nk'abaganga basigaye bameze nk'ababandi basigaye bameze nk'abaganga wa mwamiranyi wagiwe watatiye ngo nimubyara abana mujye muhotora kwa ntuza kwa Farawo abaganga bakino gisigara abana beza nabo nibabahotoraga noneho umuganga nande batuvuze harimo akantu kandi gatinze bya bibazo umugabo bakwatekuze ubwo warasaze wize ikiganza ni ntacyo nize ariko karimo karasiga ndi kubyumva muganga w'umudamu rwose abaganga n'abana beza arongera akuramo ahita avuga tuzi ko karimo ati karimo arakura agasanga amata ahita bata aka kantu kari kacikiye kari kasigayemo nyuma y'iminota 30 yari kwamaze kubyimba yari kwamaze gupfa bahita avuga ati nukuri kose ati ntugire ngo twakwirengagiza ni wowe nibisanzwe ndanifite amakuru ko Satani ashaka kuyicira umugore nje ndasenga uri umunyamasengesho nindi umunyamasengesho ati yo ngo muganga ahita avuga umudogiteri ahita avuga ati rero nanjye nzaza usengere naramusenge ahita akizwa
ahita akizwa. ahita avuga ati mbonye ko n'Imana burya abarokore bakoresha noneho reba rero ubwo bwenge. uramutse ubwo bwenge bw'ijuru iyo ekogarafi y'ijuru noneho tekereza muganga aramutse asenze rero agasenga akagira iri ekogarafi urumva iri yizi akagira n'iy'ijuru yarangiza akagira n'indi y'ijuru iyo ngewe wareberaga none akazigira zombi. uzi ko yaba umuti w'ibibazo byawe, yaba umuti w'ibibazo. turifurije abaganga mwese muzakurikira, ariko n'abandi abanyabwenge bapinga gusenga nabo bashakishe uburyo bashaka ubwenge bw'ijuru. gusubira baracyayipinga buriya. aha okay. Hanyuma rero tuvuye mu kumenya, sibyo? Turacyari ku bintu biranga umuntu w'umunyabwenge. Umuntu utabyujuje urumva ntihakagire umuntu ikoma ku gatuza ngo ngende igitangaza. Tugira ngo tumwereke umunyabwenge uwo ari we. Umunyabwenge uwo ari we ni ufite kwizera akongeraho ingeso nziza mu muntu umwe. Urumva ni igiterane. Akongeraho kumenya akakongeraho akongeraho kwirinda. Uyu muntu umunyabwenge afite ubwenge bw'ijuru. Afite ubwenge bw'ijuru. Imana ishimwe. Noneho kwirinda akongeraho kwirinda. Abantu benshi rero bafite umenye ko ntibirinze. Abantu benshi bafite izo ngeso nziza ariko nta kwirinda. Sibyo? Abantu benshi barizeye ariko ntibabasha kurinda ibyo bizeye. Kubera ko hari akantu kabura. Hari akantu kabura. Bivuga ngo byose kwirinda ni ngombwa mu bavuga butumwa, mu basenga, yewe n'abapagani. Mu gihe Imana itari batari bakizwa ariko ntibagire no kwirinda byibura. Kwirinda abantu, impamvu yo kwirinda nibyo ijambo ry'Imana riri kutubwira. Ni uko umuntu agomba gusenga akabiheshwa n'Imana. Twasanze kwirinda bituruka mu bwa bwenge bw'ijuru. Ni ukuvuga ngo ntushobora kwirinda udafite ubwenge bw'ijuru. Wemera ko umuntu ashobora kumuha mu rusengero ariko adafite ubwenge bw'ijuru cyane rwose, yitwa Rukurikizindi. Urabyemera? Avuga ibyo yishakiye cyane, ajya aho yishakiye rwose. Kuba umuntu ari mu rusengero ntibivuze ko ubwo bwenge bw'ijuru bufite. Biragusaba gusenga kugira ngo usabe Imana iguhe ubwenge buzamo burangwa no kwirinda. Kuba uri umuvugabutumwa ntibivuze ko ubwo bwenge yabubonye. Biragusaba gusenga kugira ngo Imana iguhe. Erega ubwenge ni ikizi, ni imvange y'ibintu byinshi. Hano hanze uzabona abantu bavuze Imana. Uzabona abantu bavuze Imana barwaniye mu rusengero cyangwa se barwaniye ku karubanda. None se nta muntu urabona ukora ibitangaza, sibyo? Unasenga urangijwe no kutirinda, ukamufatira mu busambanyi, mu bujura, ukamufatira mu kwishyira hejuru bimanura umuntu. Akaba akora ibyo bitangaza byose kubera kutirinda, yarangiza akajya gutya akishyira hejuru agahananuka. Bakunzi bagusengarwa, shuti mudukurikiye, abari mu gihugu cyacu, abantu mudukurikiye muri ku migabane y'isi mwese, abadukurikiye ari ubwa mbere ukore subscribe, kandi iri jambo ushobora kurifata ukarisharinga ukariha n'abandi bantu bakaryumva. Turi kugira ngo tukubwire ko ukeneye ubwenge mu byo ukora. Umuntu wese waremwe n'Imana akeneye ubwenge. Umuntu wese wavutse uriho ukeneye ubwenge. Ibyo uzakora byose ukeneye ubwenge, kandi ubu bwenge ukeneye ni ubwenge bw'ijuru. Si uko utabufite ariko ukeneye ko umwuka w'Imana bubamo. Twasanze umuntu wese uvuka barabufite ariko ukeneye gushyikirwa n'Imana kugira ngo budatokorwa, kuko twasanze ko bujya butokorwa bukivanamo ibyiciro bibiri. Hakaba ubwa Satani, hakaba n'ubw'Imana, n'ubwo badayimoni. Rero wowe udukurikiye ukwiye gusenga Imana kugira ngo Satani atazakuvangira, kuko twasanze ko hari abantu bahari ariko bafite ubwenge bwa Satani. Hari n'abafite ubw'isi gusa, Imana bayigijeyo. Imana bayegeje no barahari. Kandi byabagira akamaro bashyizemo n'ubw'Imana. Nimba hari ikintu kiryo ni uko ufite ubwenge bw'Imana, ukunda byinshi, ukunda gukenyuka.
bukurinda gupfuhagaze, ubwenge bw'Imana bukurinda guta agaciro. Ubundi ubwenge bw'ijuru icyo burinda umuntu ni ubwenge buguha kubaho mu buzima bwiza kandi mu buzima uryoheye abantu. Hari ubuzima umuntu aba ariko ataryoheye abantu, umuntu akaba mu buzima ari ikibazo. Umuntu yabona agatabuka ati buriya yaje gukora iki, aho muteretse hose akaba ikibazo. Iyo ufite ubwenge bw'ijuru rero uba mu buzima bwiza, ubuzima buryoheye isi, bufasha abantu, ubuzima buryoheye abantu. Umuntu wese ukunda Imana, ubwo turimo kuvugamo n'ibindi, ukunda Imana, bwubaha Imana, bwimika Imana, bwimika ubwami bw'Imana, uba mu buzima bw'imika Imana, uba mu buzima bufasha, bukunda ba bene se, uba mu buzima bwo guca bugufi, uba mu buzima bukunda abavandimwe, bukunda bene data. Bikubiye mu buzima buryoheye abantu. Nimba hari ikintu abantu bakeneye umuntu ufite ubwenge, mbese umuntu uryoshya ubuzima, ufasha abantu kubaho, ukemura ibibazo byabo, ntabe ikibazo. Muri biriya rero hari akantu nshaka ko tuvugaho gato. Urumva ngo kwihangana, kwirinda mukongera kwihangana, mukongera kubaha Imana, hanyuma kubaha Imana mukongera gukunda ba bene data, hanyuma ibyo byose biheruka n'urukundo ari Imana. Hari ibyo tumaze kuvugaho, ndagira ngo tuvuge no ku kintu cyo kwihangana. Abantu, umuntu utihangana, umuntu urya ibidahiye akarya imitura, urumva, umuntu ushaka gukira atakoze, umuntu ushaka kurya iby'abandi akiba, ubwo turajya tumenyesha uwo muntu hari ubwenge afite arabufite, ariko ubwo afite bwa Satani. Ni ubwenge bwa Satani bushaka kuzamwicira izina. Imana imufashe, Imana imufashe. Kwihangana, gira icyo ubwira abarokore, ugira icyo ubwira abana b'Imana. Kwegera umusozo, icyo tubwira abarokore ni be kuba mu buzima ngo umuntu abura hano akubarira. Ubu hari abarokore umuntu areba akase ni umurokore, ni umupagani, kwese umuntu hameze ati. Ubundi kuba umurokore, kuba umuntu, kuba umukristo ni uko ugira imbuto zikuranga, ziranga ubukristo. Mu nyungu uzabona mu gusenga, uzabonamo inyungu y'ubwenge izahabwa n'ijuru, bizaguhesha gutandukana n'ab'isi. Nimba uri umukristo, Imana ugomba gusaba Imana ikaguha ubwenge bwo kwirinda. Reba, ukuri umukristo ukarara mu kabari bugaca, ninde muntu uzemera kutanywa inzoga? Ninde? Ubu uri umukristo ukambara imyenda iteye isoni, ukagenda wambaye ubusa mu muhanda, ninde muntu uzemera kuri umukristo? Mu byo ukeneye, mu byo dukeneye, isi ikeneye, nimba wubaha Imana, ubahishe n'Imana yawe, ubahishe n'Imana yawe. Nimba uvuga Imana, ubwo nibwo bwenge. Wishaka kwigana umuntu ukiri mu isi wagasize, udafite umutima uca urubanza, ngo umunyagasitire kazamutse, ngo karagasitire ngo nikabye, ngo nanjye ukankambara. Kandi wowe uri umukristo. Saba Imana iguha ubwenge, nugira ubwenge bw'ijuru ntuzagira ibikomere. Ubwenge bw'ijuru buturinda kugira ibikomere, buturinda gupfa duhagaze, buturinda guseba. Ubwenge bw'ijuru buturinda gukomereka, buturinda kuba ikibazo aho dusengera. Ubwenge bw'ijuru buguha kwihangana. Hari ibintu umuntu abona umuntu utabufite n'uba wakihangana, ariko ufite ubwenge bw'ijuru urihangana. Cyane nakomeze ubwenge bw'ijuru buguha kwihangana. Ubwenge bw'ijuru kwihangana, aho bukurenza, no mu rugo urihangana. Ibisanzwe ubwenge busanzwe butakurenza cyane. Ubwenge bw'ijuru bukunda gufata igipfunsi cyangwa urushyi, uvuga ati ndarugukubita njyewe mwene muzehe, ugahita uvuga ati ubwenge bw'ijuru kuvuga ati sigaho uri umukristo. Nimba hari ikintu ukeneye mwene data udukurikiye, nimba hari ikintu twese abantu
dukeneye ibiremwa abantu dukeneye ko Imana iduha ubwenge bw'ijuru. unasoze nabwo gusoza tugiye gusoza ubu bwenge bw'ijuru turabukeneye. Ababyeyi barabukeneye. nahoze nkubwira nti reba hari abantu ukurikirana kuki usanga abakozi b'Imana hari nk'abakozi b'Imana bavumbuka bakavumbuka ugasanga ejo bundi biranze, ariko hakaba n'abandi ubyira kureba imvi zije bagifite ubuki bagifitemo uburyohe bagifite mu kanwa kabo. hari abantu mu byo bavuga hari abantu bashaje bagifite za ngeso nziza zitarabavuye bagifite ingeso nziza batarakayibutse batarakamutse iminsi ni y'abakanyutse bataribikatse hakaba n'abandi ujye kubona baragurutse ejo kubona umuntu arimo arakubitana inguma hano. Oya hari nuba harari aho ngaho ariko ukamushakamo izangiza sizi ukazibura ukabona ari aho ngaho ariko nyine nibyo nahoze ntacyo yishe ariko nta n'icyo avuye. nkunda gukurikirana bazina wawe Rutayisire uramushumba igihe maze muzi kugeza uyu munsi hari abantu bamwumva agiye kwisobanura kugira ngo ibyo avuga biba bisobanutse. hari ahantu wari wamwumva agiye kwisobanura ariko burezi ko hari n'abantu benshi bifuza kuba nkawe. uzi pasiyo ye bavuze ngo ati jya mu kiruhuko ibyabaye uzi ibyabaye ariko uyu munsi hari umuntu wavangufashe pasiyo bakavuga ati sitwe twabona ugiye uyu munsi ko arimo gukorara umva itandukaniro. uyu munsi hari amadini amwe n'amwe umubishopu cyangwa se umupaseri yasezera abantu bakajya gushima bakanabyandika bateteramukize, ariko hari byibuze hari umuntu wavuze ati muri pasiyo abantu baravuga ati twakubonyemo Imana. igituma se uba mu bintu ukabisohokamo abantu bakigukunze wibwe ko byikora n'ubwenge. uyu munsi ari gusarura ibyabibye. reka mbwira abantu bose dukurikiye nawe ndacyamutse twese cyane bato nimutwemere kwigira ku bintu by'abatubanjiriza. twemere twigire ku bintu by'abatubanjirije. niba ushaka kugira ahantu ugera igera ku bintu by'abantu bakubanjirije uzagera kuri byinshi. tugiye gusenga Imana. nta kindi kintu ubwira abantu. ikintu babwira ubwenge ni ikintu gikomeye. ubwenge ntabwo wabuvuga cyangwa ngo ubudefinise uvuge mu kintu kimwe. ni ibintu byinshi bikomatanyirije hamwe. ubwenge rero ni ngombwa abantu babifatanye kandi ubwenge bwo kumenya ubu ngubu uri hanze ntabwo ari ubwa Satani buturuka ku by'Imana yatanze abantu ibaha ubwenge bahakwiga ibaha kumenya kugira ngo bavumbure kandi ariko bavumbure ibintu bihesha Imana icyubahiro bihesha agaciro bo ubwabo bitabagayisha bitanasenya bagenzi babo ngo binasenye n'umurimo w'Imana. ubwo bwenge niba bugire ariko hejuru ubwo bwenge bongereho n'ubwenge bw'ijuru bashakisha Imana basenge. uri mu biro umuyobozi asenge, umuganga asenge, umwubatsi asenge, bizagenda neza. ibyo azi yize mu bumenyi afite yongeho n'ubwenge ubwenge buturuka mu ijuru. Imana igumugisha. Amen. bakunzi bagusengarwa twari mu kiganiro inyungu ziva mu gusenga. turavuze ngo mu nyungu ukeneyemo n'ubwenge bw'ijuru kandi imirimo ni mugisha. reka wowe wabanye natwe dufatanye dusenge Imana tubwire Imana ngo Mwami duhe ubwenge kandi twemere kwigira ku birenge by'abatubanjirije. nibwo ubwenge ntuzapfa kubona gusa uzabukura mu bakuruta mu batubanjirije. hanyuma n'Imana igushyikire unasenga Imana uhamagara Imana ubane n'Imana. niwumva ko ufite uzaba udafite uzahora ukenera guhora wumva wagira icyo wunguka mu buzima bwawe. Yesu abamugisha. reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye tugushimiye imbaraga